Aherekare hose mushaka kumubibereye. Nibereye hangaha. Mana yanjye we ntundabihera he. Mushiki wanjye rero mfite akabazo. Kajyanye n'iki? Urareba kuri kiriya kigo nigaho bari kunsaba minerivare. Kandi nta wundi muntu ufite nagira icyo nsaba uretse wowe. Wagize icyo umfasha. Umusore ungana nawe tekereza kuntu ungana urebe n'uko ureshya. Uri kunsaba amafaranga ukishyure minerivare. Ubwo nta soro ufite wagakwiye kwikorera nk'abandi. Nawe urebe. Jewe nyine urareba njyewe ndacyari kwiga pe. Ntahantu nakora amafaranga yo kujya nishyura ishuri cyangwa nigurira. Kuko n'abagabo baza hano baje kureba ugatangira ukabirukana. Uzi ko nakwishyura amafaranga nyakuriye batabanje kuza kundeba. Ndambabarire ntabwo nzabyongera umunsi. Ba petit frère uyu muyaga urangase muri kubona ute? Grand frère nta kuntu twawubona ahubwo amahirwe dufite nuko natwe utari kutujyana. Ahubwo dore nk'ikibazo gihari, Mary avuye hano atubwiye ngo ziramboga tuzibagarire, none tubyutse kwicara ubwo amaherezo araba yacu. Akuzi yuko utajya utekereza ziramboga ejo bundi uwazikoze wabonye ibintu byari bigiye kuba, none ngo ujye kuzibagarira cyangwa uragira upfe. None se basi Mary wasize bitubwiye yakoze ikosa. Sawa nyine Umva basha ko mwahimbawe muyobera akazi mugomba gukora. Ase nzababwire ngeze ryari. Fata amasuka. Mugire vuba. Grand frère nawe tuno tubuye dushire hano ku muryango neza hagaragare neza. Mugende mukora ibyo mukora wana. namwe mujya mutuvunisha abantu ngo ugiye gusigara wicaye. Ninjye uri kubwira gutyo. Cyanara. Reba nk'ejo bundi uriya mugabo yari yaje. Sinjye yaraje kureba. Akihagera ubu uratangira urasakuza. Uriya mugabo ngo uje hano. Ese buriya uzi ko amafaranga arazanye atariho nishyurira. Umva nkubwire wa kigoryi. Abagabo bazaramuka bongeye kugera hano ukabirukana. Ubwo nta mafaranga nzongera kugaya minerivare. Ubwo ibyo bizaba birangiye. Uzahitamo kwiga cyangwa uhitamo kwicara. Uranyumva? Ikindi cya kabiri ngiye kuyakohereza kuri telefone. Uranyumva neza? Kumva. Eshyire kuri ka nimero kanjye. Sha barwaga barafitwe. Aboye we gahagarara. Mbese mwagiye mukora vuba. Maze abadakora bazi gukoresha. We ntabwo nakurenganya. Hata kabohera hariya gutya. Hano izo twatsi twingaringa nyine mudukuremo. Ya mama naza yishira. Noneho wewe gasongo n'uretse gatoya hano mfite akavuyo zukanguye. Ubu nawe uragiye uretse ibyo wari urimo. None se nyine Gwino. Kandi yo umuntu ushaka guhangana nawe. nabonye ko ndi gukura amavunja. Ese ryarenze ringana gutyo uri hehe? Tangiye kunyura. Urwara ivunja ntujya mu murima nkaba mukuru wanjye na ba murumuna wanjye. Dore ngiye akuryimenere nanjye ntayarwara. Ibyo bishati nabyo byuhire. Sana nabyo birakora. Mwakore neza mudashyira ibitaka hano. Mushaka umwanda gusa iteka ryose. Umwanda nawe ufite amavunja. Abagrikomere. Ako shamwaje geramo. Abaramuje kujya mukingura n'urugi. Umwanda nawe ufite sigaye mvuga mukanyihore. Kaboyi wa Chichuchu. Rami papa. Sendi kubaza.
ko rwari rufunze. Ubu nsohotse rufunze. Asanga wenda ari kunda rufunguye ariko rwari none nkibaza rwagaho ko cyangwa bari gukora nyine igihe ngenda rwaye ndikumva meze nabi. Gaye kumva meze nabi. Kandi mbona nyoko yarakugize igicucu. Igicucu gute? Sigaye vuga nawe ukavuga. Wewe mwege ngeme. Bari kabiri amasuku mwaso. Izo mboga nimba nyoko adashaka kujya zibagarira. Ako twaba tugiye gusoza. Kandi wose ugira umuntu. Sigaye mugira iminwa sinzi utuntu turi kubashwa muri iyi minsi. Utuntu tw'utugamba sinzi hano musigaye mudukura. Musigaye muteye tudukumisha. Aha. Nigendera. Ukavugana na bariya. We. Nguna. Garuka hano rwaka. Barakubeshye. Barambeshye. Ariko shaka nabona nabwiye ngo mureke komeza guhinga gusigaza. Nuko nimba udashaka kugira ute guhinga zino mboga. Azabyihorera. Yaba mukuru wawe asigaye amenye. Uvuga ati ngo harya buza mugisha. ntabwo twabisubiramo. Barambeshye. Sigaye suzugurwa kwe. Gave twe ntabwo twabitinyuka pe. Ngomba kubyiga. Ngo mwese mbare kabiri namusuka mwashira. Ako twaba tugiye Kira vuba. Kabo ujyana amasuka hariya. Amasuka mu papa ntari ibintu by'ukora bitari. Reba ngejo bundi rwatumenyereye ko usanzwe uzudukubita gusa. Ariko waraje uradukubita urangije umena n'ibyo kurya. Usu waruzi ko ibindi turi bukure. Ziba. Ariko nkawe njya niba nimba narabyaye niba narashije. Sinzi. Kiba nk'iki gicucu nacyo. Ibintu by'inzobe. Ubundi nkawe inzobe wayikoresha. Kongera nyoko tutaribika. Kandi nyoko wasanga yaranciye inyuma akajya ku wundi mugabo akakuramo inuze igicucu nkawe. Niyo mama waramuntotaza bingana uko. Njye ntabwo nyambyara inzobe. Reba rwaga munyabona atari nubwo nawe yambereye igicucu akazana agato gasongoye. Reba nk'iki kigo cya gasongo kururisha ugusha ubundi bugufi wo kuri we nari mugufi. Bo kabiri gatatu amasuka mu nzu vuba. Ese waretse kurangiza kari. Yarayimba we ntabwo ufite ingumi. Ntabwo ufite ingumi ngahita nguturutse. Gasiraka tugende. Ako sha muziko nize zatayikunda mwabicucu. Agera yingiye. Murebe uburyo ahubwo mujya no kwasa ziriya nkwe. Muri kunyuma? Shoka yaravunitse. Abyaye ibicucu. Bana yanjye we kubona aya mafaranga byari bigoye. Waga we. Gwira nkubwire mwana wa dore no ujya unyuma. Bangu. Noneho ko ufite akanyamuneza wabaye ikima. Nkubwire. Ma wabaye ikima. Ibintu byahindutse mwana witara hano. Mana rinze twicara aha twembi. Ntabwo twahakura twembi kama gateye n'ubwatsi. Twaba tubyiganye. None se ko byagenze gute none? Umva rero nkubwire mwana. Ya mafaranga yo muri tsinda bayaye. Muri kwishima wabigenze ute none? Turukopa. Turukopa zane ibiki kandi? Wa mwana nyine wo kwa kansira wize muri interina yambwiye ko Drogoba ari iyi. Nga azabana mujya munsi murasetsa. Umva rero nkubwire. Ya mafaranga bayampaye. Wa mushinga bategereje nawe. Ariko ukumva ko abana barwaye batangiye gukorora. Amafaranga yabonetse turabavuza nawe. Umva rero nkubwire. Simpari. Aya mafaranga nzasanga umushinga warawutangiye. Sibyo? Zaze ngufashe dukomereze. Ugiye kujya he? Ngiye kujya kureba muri muna wanjye ararwaye. Bambwiye ko ari kwa muganga kandi nta murwaza afite. Ngiye kujya Kigali. Ugiye kwa Mamudo. Tutajyanye. Oya ntago twajyana aya mafaranga ninde wayitaho. Kandi wowe ujya unyuma.
urabona ukuntu barumuna bawe bameze wabasigira amafaranga nanone ko bigize abasonga rero okay none ukuntu ibintu bimeze ngo ni ukuvuga ngo bya 500 twashakaga ubwo niyo wasanga wabibonye niyo ari mu okay niyo mpamvu rero ugomba kumwitaho ubwo ni ukuvuga ngo byari 500 urihangana nyine bisigari ari 490 kubera ko urabizi nta myenda tugira nta kibazo ubwo nyine ndaza gukoramo 10,000 rero ko najya kuzana nk'ibara icyari 500 nyine harasigara 490 kubera ko urabizi nta myenda dufite ejo bundi twarindagara basi reka nizeye ko n'uyu munsi uri burya akanyama ko ndakabagura n'ibindi kibazo ndakabagurira ndabahereza nayo kugura agaceri simugakumbuye akanyama n'agaceri niko muri buryo neza sibyo si wabonye kaboyi hano ku matwi kuntu yaratangiye kuzana cyagise amerwe ndakabagurira ntibugire ikibazo ni ukuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze noneho kugeza aka kanya aya mafaranga ngenza ayacunga ewana ukuntu ncunga boxa zanjye ahubwo utaza no kujya ndi gukubeshya abanzuriye amafaranga yo ndi kumva arimo ahubwo nyine sinzi igihe uzagarukira wenda ntabwo nzatinda ese naba mbasigiye nde nasumeze kuri mana ukuvuga ngo aho udusize urahazi uriya ntabwo ari umubyeyi wavuga ngo usigiye abana kandi njya nibaza nyine ubundi abana bo mu cyaro ukuntu tubayeho nimba ariko bose babayeho ubwo rero mana usanga baraturigasuye uzagira icyo udushinja nyine ntacyo muzaba kuko ntabwo nzatinda ubwo nimba utazatinda uko ameze ntabwo nzarenza iminsi 3 ndahita ngaruka iminsi 3 turi kumwe na kiriya kibyeyi mwemwe nyine muzamwihanganira namwe muri abantu b'abagaburira ariko nta kibazo gusa hari igisigaye ngiye sinakigendera genda nanjye ngiye kwitegura nyine none se ya mafaranga nyine y'ideni wari ufite mu itsinda yo wayishyura tuzishyurira hamwe urumva ahita ugenda ku muhanda urebe za nyama utekere barumuna bawe ahubwo se ko mba n'ibyana bitarangije no kubagara hano kwanza za nyama nta nizo nkibagura byana byananiranye gusa yewe grand frère bagomeza bifashe kuryo kugeza ryari kunda kuri gusingira kirango tumubati kaboyi cyangwa inzara kurembeje atira nawe ryaho Ekemansha izina ry'Imana ubuzima tubaye mu penge bumaze kundambira none ushaka kubikora iki ese karite kwisanze mu nyine wabikora yize ariko ntitujye turenga Imana kaboyi nawe uravota wisuma cyangwa nuko wayikunda grand frère na petit frère narindi kubabwira tukajye turenganya Imana areka gukira nawe bifite aho bituruka mushaka vya bari udukiza n'inzoga yirirwamo ariko ba petit frère nubwo turi kurya no myumbati sha ingaruka muraze kuzirengera Ereza dora kwitwa n'inzara wakicwa n'inkoni sawa nuko bajye badawa wagira ngo ndi muyizi urase ko wabyo kubitari cyo tubaye ninjye bizi grand frère yagiye hehe ahubwo se grand frère wamenye ibyo ajya yirirwamo ntabwo wabimenye grand frère ntago wamenye wagira afite akazi akenshi ntago aba ahari kandi yanaza ntarukwereka umusaruro se mwana ari kurira mu nzu muranga ntago twari turi kumwumva mufate mbabwire ese none ka gatebe kari ngakari kazana uri gukora none ni ibibazo kirere uko kiramuca sister wacu minyona ari gukura vuba muzi ukuntu ibintu bimeze muve mu mikino mbabwire noneho Mary murabizi izi saa ntabwo zagega zigera ataraza ya mafaranga y'umushinga yayazanye noneho ikirenze kuri ibyo ngibyo
agiye kujya mu mujyi kureba murumuna wiwe ngo yarwaye urumva niyo mpamvu nyine tutari kumubona hano niba ari kwitegura simbizi yampaye aya mafaranga yenda bashaka ndababura ngo mbibabwire ariko bo mbaboneye nyine ni kubibabwira ese ko mutanyitayeho Nitayeho. ubwo rero papa n'ukuntu nyine ateye zihangana tubane nawe murabizi umugabo nyine n'unyuze mu bibazo tu zihangana tubane nawe aho bizagenda nabi nyine nzajya ngerageza mu karume nubwo nyine yaranyishe ariko nta kundi maze noneho umuzi ikintu kimbabaza se n'ukuntu nyine abona murumuna wacu akaba ari we nyine ashaka no guhohotera kuko nta kabaraga yigirira ariko ntugire ikibazo njye nzakurwaniraho uko nshoboye nyine tu papa ndabizi gutyo ubu yagiye guhura n'ibikobwa ntiyanabibura hari inshuti yanjye yigeze kumbwira ko nyine ijya imubonana n'ubukobwa bari gushugurika nyine umushuti wanjye we nanze kumwereka ko nabibonye cyangwa nabyumvise ariko nyine igihe nyine dukurikiye ukuntu natwe twese tumubona yego turi abana pe ariko turi bakuru dukurikije ukuntu tumubona ajya gukora tubona amafaranga yajya gukora ubwo yakora agahigo nyine tukarya ubugari n'iki n'indagara ubwo urumva rero uko byasa kose viye nyine hari ukuntu nyine anyura ku ruhande yego ntabwo twabyizera 100% ariko nyine ni ukumwigira izindi ngamba si byose mwebwe nimugire ikibazo aho mama atari ngenzemera mpaka None se mukuru wacu kubera icyo ari we mama yabibwiye wenyine. Nyine ndakeka ndashidikanya ko impamvu yabimbwiye njyenyine uko ari njye wari uhari ahubwo se mwari mwagiye sigaye muzerera kandi viye naza noneho sinzajya mbavugira uwa ubwo rero nibyo nari nsohotse nyeje kubabwira ahubwo sinzi n'isaha mwazi hano mbo noneho uwo mwana mumugire vuba mumutegure nyine mama nawe aramujyana tumubyumva sawa ndagenda umwozi kabaye ngiye kwayo ingurube mama yangu izahura nk'umwuka yarayimbwira mbonye ngwera izahura nk'umwuka wallahi uzi ko akaguru gasigayemo shoke contre shoke ibi ni ibibazo ni igisupusupu gisukari majani liriyani liriyani ahantu hose ni liriyani mutwe wanjye liriyani uve kuri cya madamu akina mpereza wapi ibintu byose na sisiteme yowe arayinyima sawa niyo mpamvu rero nahisemo liriyani uri igisupusupu liriyani nta wundi nzahitamo atari liriyani sawa ubu noneho igikurikiyeho ajya siyano nasurinyirije nzajya igura izajya kubita biriya byana bya madamura ariko si ubundi uriya ni madamu reka nta madamu muriho fimbo ya musa nabyanditse hera biriya byana ngomba kuzaza mbikubita hadi na mwisho ubundi niko ibintu bimeze mana we izi noneho zo zizanyikuriramo umwuka
Yamusinzire uraraharyana ijoro rihire. Mama yangu amazi ibintu ntabwo bizora. Liliane waje ndagukunda cyane zakugurira imodoka. Ayipukura nanjye se ntabyo. Ariko umuntu uko ndi kumva ni hano ari hano. Ibya bikweto bya Rwagasha ajyana mu gusenga. Agaruka. Yamaye ngadata we. Waga kosho. Uri mfura yanjye. Ndagukunda nuko wabaye wa nyoko. Wabaye wa nyoko ubera imbwa. Yowe twagakwiye kujya kujya inama. Ariko wabaye wa nyoko. Choko gusa. Hano nta mwana muzima nyigira. Kaka. Nawe. Hakuna. Liliane aho nicaye hose ibaze ko nubwo ryamye hano muri matera tutuma. Ibaze ko ndi gutekereza Liliane. Uri mwiza. Uje ubwuzu bituranga. Umwana ukiri muto ugifite amaraso ashyushye. Nawe sugure kiba byemeye mana. Mana wabonye uriya mubyeyi udukwiriye kweli. Wo Liliane ari kuvuga ninde? Ega tuve ku bakecuru. Aramubera nkumva inshinge ziri kujova ngura. Umva nkubwire pa. Nagutekereza amarira y'amashuri cyane cy'ubuzima imbere yawe. Nyine papa ngiye ikibazo kimwe ndi ushaka kukubaza. Ugura hasi. Ndabutekereza amarira kujura amaso. Nawe nawe umbwire. Nyine amaherezo azaba ya. Ariko ijana kiri kumbaza iki? Niko radaniya? Ufite ideni? Kandi nawe njya mbona warabaye wa nyoko. Ngewe umbwire ibyo ushaka nta kibazo. Amaye. Ahubwo se nta n'impugu ufite mushiki wacu. Nyine pa. Twebwe nta kibazo. Ko tuvukana turi abahungu nta kibazo pe. Yego twamaze kumenya ko turi ibigoryi, uraza ukatwita ingegezi, uraza ukatwita iki n'iki nta kibazo. Ahubwo se nta n'impugu ufite mushiki wacu basi. Yewe uriya mwana ukuntu angana. Mu ntanga zanjye nahaye nyoko ntabwo habamo abakobwa. Byari abahungu gusa. Cucu gusa. Nyoko aje nsh'inyuma. Nkakunda buriya iyo murebye nkamwitegereza. Inde? Kiriya kicucu ngo ni kumva. Ubona ko utari mu bana bacu ubundi. Oya. Ubundi akamaro maguru. Ibi bikweto byari kuri kunuka ngaho. Nabyogeje. Yega waroge. Ntabwo umubita kunyarika ejo bundi nzazijyana gusenga. Ajya ngo ahantu ubu. Bakunze uri kujugunya. Bo. Baza wicara hano. Sinagishota. Ubu nagushota. Bo. Kunda ubona ari umwana. Ni umwana wacu uri. Icyambere ugomba kumenya. Ndi
igikara byari inzobe njyewe byari inzobe ugiye kuvuga ibyo ushaka ariko nudahinduka ndakubwiza ukuri ko nta kintu tuzageraho akagukure uzakigiranaho nani wanya nawe mbutoka urabyo bicuza uzakigiranaho nani ahubwo muzikiriho ya televiziyo iri mu nzu ugiye kuyigurisha iriya ntebe wenda ibyo byo ushobora kuba uri kubivuga wenda utazi ibyo uri kuvuga aho kugira uzigurishe zose ntabwo wazigurisha Liliane nta kibazo turajya kumureba reka tubanze tuganire sibyo ariko iyi nyana y'imbwa hari umuntu wayenumye badi noneho hano hari n'akandi kantu kari kujyaho reka ngakureho tosha ikibazo se papa nyamara ibintu uri kwijyanamo reba nk'ubu ngubu uri kumbwira ngo nkureho ntabwo ndi gukuraho akantu ahubwo ni ikizinga cy'imbyiro uranyumvira ndakura wanyana y'imbwa ubundi reka nkubwire rwaga ayo umwana muzima iki ni ukambere ikicucu kaba wanyuka nyine pa icyo nashaka mwiriwe abe wacu mwiriwe bagakomera kirirwa wegetse ese cya soko kiryamye nk'umurambo byagenzwe ubuze gugisha ashobora kwiyegura se uko mukuru wa nanone nturahindura urayizoje abazawe baza kubeshya mama ngo wawe ntabwo kiri kazi nyine uzi se ukuntu bimeze papa ubu gutya niko yatubereye nyine nta kintu wakora ubu se mana ibyo nahenje kumubwira byo hari icyo ari budufashe kari ibibazo gusa ntago mbizi kabisa nyine papa ariko mana yanjye ubu muri kumbaza iki ubu se nyine ubwo umeze uko nk'uko ari na kimwe uri bumfashe ubu reba mama ararwaye nanjye ntabwo nari najya ku ishuri kandi abandi bagiye ubwo bimwe ubwo biragenda uyu ariko naragowe ko wowe uri kuvuga ngo uyu nguyu ntabwo uri umusore mukuru ntabwo wakorera amafaranga wa gicucu igise kiri kumbwira ngo nyoko yarwaye nyoko njyewe ndi muganga si wowe mukuru se mu rugo ndabibwira muganga tutazira iwanyu narahavuye kuki bo batakukuye mu bana babyaye inyana y'imbwa usigaye vuga nawe wabaye rwaga oya yarataviye muto wowe niwe nagira ikintu mbwira ukanyuma uyu mukuru wawe ukuntu nyine asigaye yitwara byarahindutse agakita ku muryango nk'uko bikwiriye nk'ubu ngubu hariya dufite mushiki wacu muto yasinziriye utamuzi kariya gatoya ubu ni njyewe ukamenya imbindo ni njyewe uzihindura papa nyine aba yigiriye gusinda tuzi ko agira akazi keza ariko iyi nyana y'imbwa ubu ugira ngo mpindure imbindo za mushiki wawe wakicucu ahubwo gutya ni uko uhari aba yankubise wapi nta nubwo wahindura izo mbindo ariko wakereka abana ko bubaka zigira se ndazikunda zimara iki ariko n'abawe wese ubamara iki nk'umubyeyi bazapfe bashire noneho nyine ubamara iki nk'umubyeyi kuza wasinda asinda amazi uvukana nabi basi nyine tujye mu nzu ureke kuryama mu mabuye uvuze ingingo zimwe ubundi wayereka rukumbwira ngo nyine umva se umva ba atutare umva nyine niba ana yanjye ntabwo iki kizanavunika umva nyine niba wiyemeje basi banza umbwire ko wiyemeje guhinduka sibyo arega hinduka abana baragukeneye mpinduke iki wowe ugiye kuvuga niba wiyemeje guhinduka kuko hariya nyine hari n'amafaranga mama yansigiye ariko ni menshi nta buryo nayajira njyenyine we niba wiyemeje guhinduka ubwo nyine ndakubwira n'imipangu twari dufite yose winkora wahodera amafaranga n'amafaranga basigiye umuhungu wanjye ndakubwira imipangu yose tuyafitiye umfashe yego shaka erega pa ndagukunda subira ubundi urumva ubundi
Iyo bigeze ku mafaranga uwo muhungu wawe nyine pa tubwire ahubwo ingingo nzima si y'amafaranga ra ni amafaranga ariko n'indi y'ingenzi uretse wowe uretse amafaranga agamije gute nyine mbere yuko ngira ikintu nkubwira urabanza unyemereye ko izo nzoga utazongera kujya kuzinywa sha do wallahi na billahi kandi waranabirahiye imbere ya mama ubuse niba wakomeje uzina inyana y'imbwa ubundi yahise gukomeza kuboneza umuba iki kiri cyocu buri kivuye none se yigeze yanarahiriye mama wawe ko atazongera kubinywa anamubwira yuko ajya yita ku bo yabyaye wanyana y'imbwa uri kuvuga mama wawe ubuse ibyo wasezeranyije mama ko ari amubwiye ngo urajya wita ku bana uko niko kubitaho uri kubitaho reba imyenda yarahiye uretse gato uri kuvuga ingingo nyamukuru ni iki amafaranga ari inyuko yaguze nyine wowe mbere yuko ngira icyo nkubwira nimba wanyemereye ko utazongera kunywa inzoga no Liliane ndi kumva umuvuga I change ntago nzari ibiki ndahindutse wakicucu ako nyana zimbwa waje ku ishuri nyine none se we ishuri se wari inkuyemo yego nyine waranyishyuriraga ariko nageze mu wa gatatu mbonye nta bushobozi ngende ivamo mfata inshingano zo kwita ku bana yibwa nyina yarapfuye uzi ko uno mwana abashije kukwega bagufunga kuko aho bigeze ubwo rwaga yafashe inshingano z'umubyeyi kandi ari umwana reka mbabwire ikiriho cyo ndi kumva mwamagurutse twaguhagurukiye twakwicariye ahubwo nakubwiye ngo umva nyine I change sawa nagize ute nahindutse I change yes ubwo rero uwo Liliane nimba utazongera kumuvuga imbere yanjye ntuzongere kugaruka wasinze genda kubwira ipangu yose tugende tumunzu bari kuvuga kugukurikirana weta ubwo uzabikemura wenda kubwira yeye kuvugana n'umuhungu wanjye ku byerekeranye n'iki amafaranga ntabwo yahita ataha yaje kudusura nyine araza gutaha nimugoroba ahubwo se rwaga ntabwo muheruka guteka ibiryo byiza mu muhengera ntabwo muheruka guteka neza n'indira aho kuduhorera udushyimbo nyine bye muto ukamubwire sibyo cyakoze wenda gutya tugeze mu kwezi kwa 10 umunsi duheruka kurya ibiryo byiza nabwo ari ubugari n'ibishyimbo twabiriye nyine kuri Noheli kwa kundi umwaka nyine ugiye kurangira umwaka waratangiye atubwira ko umwaka niba utangiye ngo tugomba kurya neza ari uko umwaka urangiye urumva rero ibyo dusanzwe twirira ubugari n'injanga ndagara yasezeranyije mama yuko basi n'izo ndagara turajya tuzibona ariko na n'ubu ntazo twari kongera kubona Liliane yambwiye ko akeneye amafaranga ubuse mwana we rino zuba ntabwo ryo kukumena umutwe ibyo twararimenyereye kabisa cyangwa se twicare hariya nyine yapfa kuruta da Rwaga we Rwaga kocho aramevye baye ngiye kwa Rudoviko arakara ngiye kureba yuko kuko turaza kuvugana aba nta kibazo papa muto nibyo nari ndi kubwira rero nese ugiye wicara hasi nta kibazo n'ubundi byose twarabimenyereye ngire gutya ntaza guca mu muhanda nande nibyo nari ndi kukubwira nyine amafaranga atarimo sha
uzi ko ngomba kuruhindura amafaranga uriya amafaranga agomba kubanza kuyakemuza ibibazo n'ubundi yari ari kumbwira ibindi simbyitayeho kanyakaza no kumbona asa nkaho kandi muzaniye amafaranga Lili meze neza wabitenge ushyiraho amarido ntabwo ushaka ko nawe mu nzu urabuhariye haracyari iki ariko ikirahure gikeneye kuvamo tugashyiramo ikindi kirahure kimeze neza urabona ko gikeneye kuvamo tugashyiramo ikindi kigaragara neza na kiriya wari umeze neza ariko uretse nyine ndamera neza nta kantu na gato yo kwivuriza wigira ikibazo biza n'ibyakemutse waba ushatse kuvuga ko ntibiyaza amafaranga reka nakubwiye ko amafaranga ameze nk'ikisi ni nk'inda ku mutindi urabeshya oh my god ubu ukungana uku ubona nakubeshya koko wenda ukore kaduka k'icyizere cy'ibiyaza amafaranga wowe ugira ikibazo amafaranga arahari ibintu biriho hari ikibazo umusohotse ntabwo usoza none urajya tunarusinya akazi meze neza ariko jya unyigira fresh kandi ntugereye jya unyigira fresh ntabikoze n'akazi ahubwo ese ko uriya mubiri ntabireka gukubabire neza uretse gatoya njyewe narakubwiye ngo iyo umwobeye urumva hari utuntu numva tuzamuka utwo tuntu niko dushaka kongera ko twongera kuzamuka hug my again wow sheri harimo amafaranga se nakubwiye ngo amafaranga ni nk'inda ku mutindi urabeshya ariko yumvishe iyo moda yandikiye ergo umujyi wacu ntuko bigira ikibazo cy'amafaranga erega naramukunze se kutaba ubibona ubundi ndetse buriya gukora ko kwitara igihe cyose nicyo kintu mba nshaka umugore mwiza nkawe apana cya madamu ubona hanakuvunyira arese ari amafaranga arimo hano sira na wasiwasi ya mura nuragira ngo wivire kuri banki mura you know the meaning of mura nabyumvishe gusa hano hari dukeya nari mfite ufashe telefone ni ntanaya wowe yaba ugumanye telefone nawe uyifashe nta kibazo sheri ni utungutu gusa ni utungutu gusa ufite amafaranga wegera wari kubona ari makeya amafaranga arimo hano nubwo ntazi umubare wayo wayamaze igihe nabonye ukorera mu mufuka utazamura amafaranga byagenze ute nuko niba hano nari navuganye ku kazi ntabwo nibagiwe ngo nayasize reba neza rwose ntabwo wambwira ko amafaranga ufite yazanye kandi wambwira ko amafaranga uyafite kaboyi ntabwo yigeze akora mu ikote ryanjye none se ubwo kaboyi niyo wakwiba amafaranga reba neza
oya njye nakubwira ati ahangaha njye ngiye guhera kuri aya ubwo munyitaho neza ni kugira ute ubona n'andi mafaranga ndabikora rwose icimira aho ngaho inoti ya 2 yagiye ugikuramo hariya ya 2 yagiye ukibitse nta kibazo cya gikapu gicunge neza agapfuye ntabwo byari byiza da mwese ntabwo wita ku muryango nk'uko bikwiriye pe gutya inshingano ziwe ni njye wazifashe nabonye harimo amamiliyoni amafaranga sinzi arangahe ntabwo nzi arangahe ariko nyine navuye kuri banki mutaba yambereza kuri iyi ntuzi arangahe nyiri kuri banki urumva cyangwa se amafaranga wayabonye ngo noneho n'andi nayaguhaye urakoze yegera no kubwira nabyumvise noneho hano kuki kubera ka protokole wankoreyeho ni ya 2 sheri wamfashe bugwate sinyivuga ubu naratsinzwe umutima wawe gusa na roho yiberi wawe washimara mu banwa nk'umutima utemba neza ikoresheje indi ya 2 iragiye okay mbona ngaha noneho mbona noneho asigaranye ngahe ndabona ari 2 byonyine 2 bo naya ngaha n'ubundi nta kintu ndi buyamaze kuko nta mwana mahera ikintu nayo yakwiga noneho ibintu bimeze neza nta kibazo amafaranga wayabonye nayabonye none se turaguma twicara muri salo nta kibazo kamaze no kuzanira amazi mugani nta kantu se kegetse katari amazi nako dushobora kuba twakabona ariko wikirwa wigora nimba haboneka amazi nta kibazo bariyo nzanira nta kibazo natari kuyakuze sawa urakoze iwanjye naho ngomba gushyiramo agaparafo nk'aka ngaka umugabo nyabaki ubuze kwigondera zino ntebe tekereza ushaka ko umuntu atinze sheri nanjye uyu kandi cyase warwaga nanjye sinakwemera rwaga nk'uko waba kuriye muri buriya buzima nabikubwira nabikubwira maze nkohereke
kiroga yari amafaranga 500. mukuru wawe ca nyine asigaye nko kwipira gusa. Ntari yindika kudakunyasibira nimara kugisinziriza hazabisigaye. ujye wihangana cyane ko kuba mukuru bimera. Reba nk'ubu ngubu sinkimenya ko umwenda washaje, ndabibwirwa n'iki? Wasigaye anagaragara. Ni ibibazo nyine nuko nari ndi gukubwira. Akakubwira rero. Sheri ubaye iki? Ubaye iki? Waga, ejo nabikubwira ngo ni iki? Ikibazo cyawe nta na disipurine ugira. Urumva nuko nigiye mutoya nyine avukana na papa. Wanta kwa. Mana warafashe mana we. Bigiye mfite. Icyari cyiza. Byaba ndimo nakubwiye. Ibiki? Cyajya nkubwira ngo giye wawe namubonye ari mu rugo. Ubwibo cyagiye dusanga uri kumbeshya. Giye narakubeshye. Ndakubwiza ukuri ko nakakanya. Abaga nimba nasinze. Ndamwiboneye gutya. Ngo iki? Ndamwiboneye. Ugasubye niba cyane koko bwako nyine ntari kumenya aho biva niyo biri. Nyine uyu mugabo sinzi ikibazo afite. Ejo bundi nagiye kumusura ko ni inshuti yanjye nyine. Nagiye kumusura iwabo ni no mu bakire. Giye kumusura ngiye kumubwira ibibazo mukuru wawe ajya ateza hano. Atangira kumbwira ahubwo ngo mukuru wanjye wawe nako wajyaji wawe nyine ari we papa. Waji wawe. Riba nese azi wanyu ni nduhari bangana. Kwabaje kureba mushiki. Urebye kuri mushiki wangana. Nanjye sinanamukunda. Munda. Ubaye iki? Ubaye iki? Yesu we. Ese ubwo barakunda? Wowe reka kwivugishwa gutya kugaragaza. Oya, ntukajye ufata nka mishiti yanjye. Genda sha. Oya, ntumbwire ngo ningende n'ubundi ndagenda, sibyo? Papa wawe ndiyambaye ikoti n'ishati. Sibyo ari byahoramo. Niyo myenda agira. Oke singitayeho, ariko agakanya ari mu rugo. Afite baga y'umukara, cyane na seri bahuje urugiye sinzi. Ahubwo gato asanga bari no mu mashuka. Ikibazo cy'uyu mujama rero, nubwo nyine turi inshuti zinaha mu cyaro, urumva? Ariko agira akamera nkaho nyine aje kunkinira ku mubyimba iki n'iki. Ugatangiye kuvuga igikapu. Ntawo gukinira ku mubyimba. Urashaka ubundi ashaka gutsinda amafaranga. Nshaka nana kwigendera kuko nashakaga na. Okay. Kugira mbyemere ko ari we wabonye. Yambaye ipantaro isa gute? Ipantaro? Yambaye ipantaro ariko wowe wajyanga avuye gucukura wese. Namwiboneye n'amazi tabiri. Inkweto zohe. Inkweto yambaye nabonye ari ibikweto by'umukara bifite ibizuru binini. Wajyanga ni iby'ibiragi. Ngiye reka amabwiza ukuri ndigendeye. Ye inshuti yanjye ndago nzaba rubaho nabi. Yewe yazanira se. Nuretse kugenda. None se icyo gikapu mwana yanjye. Ukashobora kuba ari cy'umukara papa. Kambaye ndeba uragishize uretse kugenda. Vuba wa mwana. None se iwanyu nahagana aho gumusa. Yesu we. Iwacu ntara haruguru. Papa mutuzi ko ari cyo. Kunda. Ngo gute? Kunda uri he? Gute? Tujya kureba cya mana yanjye byajyanye amafaranga. Yo. Ona wale we. Yo. Mukurazizi ku. Yo. Mana yanjye we. None ndabikeze tukunda mana. Tujya kureba amafaranga. Ihute.
Hano uzikoriwe. Ramfure. Mundinde. Yego. Nta makuru. Mama nakoze impanuka. mani kuki wabyemeye umusaza yaratugiye pe makanga ntabwo uri kubibona wowe ariko harimo nkaba n'ubusambanyi kuko uyu musaza ko warakoranye mujye mumukanda gake oya ni gake umusaza ko wakoranye muri Zaire hariya kwa bacingazi rero murebe rwaga ahubwo ngo wawe yaragiye pe do amaraso yaramaze kumushiramo mumwegure turebe ko agihumeka iki gake erega musa yari ikigongisha gutya mumubona komera cyane muze abiwacu se mwiriwe neza mwiriwe neza yewe ndabona hano ari nta kiri kwipasa mugabo Ameze neza. nanjye narajyanye na Kaboyi na Gasongo hariya ku bitaro nuko we hameze nabi nahimana Bana we. Nanu umugore wanyu muzirwa. Nyine nuko ntari nabikubwiye ariko nyine wa munsi baguhereza ibyo baguhereza amanyine nari bari bagukunze. Umugore wanjye humura ariko ntago bamugonze kubwuko wari wagiye kumuca inyuma nabyo ntabyazi ibyo ni ibanga rizwi n'abana bawe icyo kizi ndetse n'abaturanyi nyine ukuntu bimeze nyine ari kwa muganga ashobora kuzagaruka wenda nyuma y'amezi nk'abiri cyakoze duhereye aka kanya. Yesu we sibyo ahubwo ikibazo mpuye nacyo muri ka gatsinda yabagamo bambajije amafaranga yari yaravuye hehe bari amafaranga yo tuzaba twishyura si uriya mwanya w'umukobwa yarayajyanye umva mbabwire ibyo mubyihorere nkatwe b'abaturanyi ari ba mibarati na ba makopera turabikemura ahubwo banza bampamagara banza yitabe telefone nuko nyine pa yego bose iminsi mike ya nyine nawe ukamera neza nari nagiye kwa wa muvandimwe ariko bahuye n'ikibazo gikomeye cyane nyamuneka mfashe nshire nk'ibihumbi 300 kuri telefone ndebe ko hari icyo nabafasha noneho wa musaza twakoranye muri koperative A1 umva yashizemo yahuye n'ibibazo ararwaragurika inkumi zaramurose bagira ngo n'abaturage sawa nimba yashizeho yego mbonye aka message cyakoze Imana igira ibyayo mwanyaraze bimwe nawe ujye uvuze impundu nta musore uvuze induru gusa kubera ibyishimo nakoze ahubwo rwaga reka ngere imbere hari amanze nyabikuze kubera ko nshobora kuza kwashyika bwije ukabura uburyo nyabikuza kandi muyakeneye wabaherekeza mukayaduha nta kibazo wowe mperekeza mu rumu igenda wowe tugende reka munamwoze ku maguru mumwoze turaje genda amahoro kandi nakoze nyine nawe w'umuturanyi iki cyari cyo gihe basi ngo tugushimire yego nta mikoro dufite ariko nyine twagushimira wenda mu buryo bw'amagambo warabaye pe hari umuntu ushobora kuvuga ati wenda sister niwe ungaburira iki n'iki kubera ahantu akura amafaranga mu ngeso mbi ugahita uvuga ati ngiye kureka nyine uyu mugabo apfe nabi kugira mbone sister wanjye akoze iki agaburira
ariko nyine turagushimira wowe warabyirengagije uhitamo nyine ubuvandimwe. Imana ijye iguhereza umugisha n'ukuri. nanjye reka ngushimire mwana wanjye. warakoze kuko ibi gikorwa wakoze ni icy'ubutwari kabisa, warakoze cyane. nta mpamvu yo kunshimira birenze, buriya igikorwa nakoze buri wese yagikora. ntabwo nari kwishimira ko mugomba kuba muzi. ntabwo ari buri wese wagikora mwana wanjye. buriya ntabwo nari kwishimira ko abavandimwe nka Rwaga baguma kuba mu buzima bubi, njyewe nkaba mu bwiza biturutse kuri papa wabo. buriya ntabwo nari kubyishimira. Oya, dukwiriye kugushimira byimazeyo pe, dukwiriye kugushimira kuko igikorwa wakoze buriya ni indashyikirwa pe, kandi uri umugabo w'intwari cyane, warakoze. ibi ntabwo nabivuga neza gutya kanicare neza cara neza. nyine bana banjye, ikintu cya mbere ndabasaba imbabazi ku bintu byose nawe narabakoreye bibi. urabizi nari umugabo mubi utawitaho utabumva, ariko no kuri Imana ndabisabira imbabazi kandi Imana nayo ibyumve. n'umugore wanjye aho ari hose abyumve. ni ukuri ndabasaba imbabazi mbikuye ku mutima. umunyarwanda niwe wabivuze neza ngo ntagahora gahanze, ntagahora gahanze rwose, nanjye narabibonye. Yewe ikintu kiri kumbabaza ni ukuntu uri gusaba imbabazi gutya Gasongo na Kaboyi ntabari ngo babyumve. nabo nibaza nzabasaba imbabazi, Erega buriya Rwaga si bariya bonyine gusa, mama wenyine bose nzabasaba imbabazi. niba numva nimererwa neza nzajya no kumusura ku bitaro no kuri Imana gusaba imbabazi. bahise murambabari. nta kibazo turakubabariye nk'uko nta n'utabikora. yewe ntagahora gahanze.